Imana yimura agahinda, ni Imana yimura igikomere, ni Imana yimura inzara. Nabonye Imana ku ruhande rwanjye, nabonye Imana igenda, nabonye Imana intura umutwaro, Yes, kana ngira mbifuriza ikaze kuri Rafa TV, mwebwe mwese mudoma kudukurikirana 5/5, amahoro n'imigisha bitangwa n'uhoraho bibagereho. Ndabanza mbasuhuza bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, tutibagiwe n'abari Gota Masimbi. Twongere tubaye ikaze kuri Rafa TV. Yes, rero nge mugiye kubana ni MC Legend Vivant Major, MC Major Major w'Imana rwose. Turi kumwe n'umubyeyi wacu, imbere wacu no kuri umubyeyi ugaragara neza n'akamwenyu gakeye rwose. Ntabwo ndimuvuge ko ni umubyeyi mukuru, nawe yabasha kwivuga. Tugwaye ikaze kuri Rafa TV mubyeyi wacu. Murakoze. Amazina nitwa Marie Rose niyo mukesha. Yego. Ndi umugore. Yego. Mariro. Umeze neza? Ndashima Imana. Iminsi myinshi. Nubwo biba bitameze neza ariko dushima Imana iba yaduhaye kugira ngo umunsi tuwuramukemo. Hanyuma ko tumaze iminsi twumva ko ufite uburwayi butari bukoroheye, ndizera ko ubu ngubu imbaraga zaje. Imbaraga zirahari. Buriya hari ikintu kimwe njya nkunda kuvuga. Yego. Avuga ngo hari igihe kimwe kigenda ukumva urababaye, no kwakira ko cyagiye ukumva ntibikunze. Kumva ufite umutima urushye, ariko buri Imana ibizi impamvu itwaye cya kintu kikava mu buzima bwawe. Ahubwo wowe usigaye kucyakira cyakunaniye ni wowe uba ufite umutwaro munini, urushye, uremerewe, kwiyakira byanze, agahinda ari kenshi, bikomere wumva byanze. Ariko dushimiye Imana ko jya izana n'abomozi b'imitima cyangwa se n'abomozi mu buryo busanzwe. Mboneraho kandi nshima Imana yampaye imiryango. Yego. Ubu ndashimira Imana ko mfite umuntu wambwiye ati wumva ubohotse jya umpamagara mama wawe. Yego. Ngira undi arambwira ati wumva rwose ntibitakubangamiye uzampamagare papa. Ngira undi ati ngewe mbaye mushiki wawe, ni mushiki mbaye mukuru wawe. Ngira undi ati ngewe nemeye kukubera musaza wawe. Arambwira ati twebwe twemeye kukubera inshuti. Ndashima Imana bikomeye, ndashima Imana bivuye ku mutima. Imana yo mwijuru ibyumve, kandi nshimira Imana kubw'iyo miryango yose nagiye nunguka. Mvuga ngo Imana ibankomereze, babyeyi beza, abakuru banjye, barumuna, basaza banjye, mwese muhawe ikaze, kandi mwese n'ukuri reka nkoresha iri jambo nubwo riba ritanyoroheye kurivuga, nkoresha ijambo rivuga ngo ndabakunda. Imana yabazanye mu buzima bwanjye baha umugisha, kandi murimo murakora umurimo mugari muri nge. Imana ibaha umugisha. Yego. Nanjye reka niyunge mu bantu bawe, nanjye nkwemereye kuba umunyamakuru wawe. Umuntu bavuze abo ntago yarari. Ntago namuvuzemo, ariko ndagushimiye nawe. Yego. Buriya niba tuzajya dufatikanya gusangiza abantu iby'ubwiru bw'Imana cyangwa se iby'ubwami bw'Imana, nawe ukoze akazi gakomeye. Bwo mama, papa, bakuru banjye, barumuna, abasaza bose bumvishe ko twungutse n'undi muntu. Umuntu uzajya uba ufite ikibazo yifuza kukidusangiza, umuntu uzajya uba wumva atameze neza, wumva aricyo yasangiza abantu bakaruhuka imitima, uwumva mbese azaduhamagare. Murumva ko umunyamakuru ahari azajya basanga aho muri hose, cyangwa se wifuza kuganira na Marie Rose, urumva muhawe ikaze, ni karibu mujye muza tuganire. Imana ibaha umugisha kuri Rafa TV. Yes. Okay, urakoze cyane. Hanyuma reka dutangire twiragiza Imana, dushira imbere y'Imana. Mana turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe, ushobora byose, uri hejuru y'amajuru, usumba ibiremwa byose, usumba ibiri mu isi. Isi ngo yari iriho nta shusho yari ifite, uyitegereje uyiha ishusho, ubonye ko igize ishusho ubona ko ishusho ari nziza,
uyishyiramo ibiremwa byose bishoboka, ibyo byose ubyitegereje, udendeje amazi, uyatandukanyije n'ubutaka, byose ubiremye ubona ko ari byiza, ariko kandi ntiwihererana ubwiza icyubahiro wari ufite. uravuga ngo reka ureme umuntu ase nawe. Turagushimiye ko turi mu ishusho ryawe, turagushimiye ko turi abana b'Imana ihoraho, turagushimiye ko turi mu bantu Imana yatekerejeho ikavugaho amagambo meza akomeye. Izina ry'Imana nirihimbazwe ko natwe tutari ubwoko twahindutse ubwoko kubwo kuronka amaraso ya Kristo. Neza y'Imana yongera ibe muri twebwe. Umwanya nk'uyu Kristo tujye gusoma ijambo, tujye kuririmba, reka mvuge ngo akakanyu kiyoborere, ntaba ari twebwe ahubwo umwuka wera akorane natwe iby'imbaraga. Himbazwa ku bwa bose warinze, tutibagije ko ari n'abagize ibyago turabakomeje, abarwayi nubakize, buri muntu wese ufite ikibazo mu ruhande rwe umugire neza kandi umukize, mutabare kandi umurengere muri byose. Twari twinginze Imana ngo itaramane natwe muri iki kiganiro, ntaba ari twe ahubwo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Urakoze urakarama, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urumva umerewe ute? Ndashima. Ku muntu utishimye se ku maso? Oya ndishimye. Ku rundi ruhande ntago aka kanya byahita biza. Yego. Anshingiye ku minsi ndimo gucamo, ndi no kunyuramo, ntago byahita biza, ariko uko biri kose biraza kuza. Yego. Ijambo giye numva nakubwira rigukomeza nuko inyuma y'ibibazo byose tunyuramo ubuzima burakomeza. Amen. Amen. Ihangana ukomere rero, ibyishimo biza kubishaka kugira ngo urabona ko ntago bisa neza cyane, ariko uko biri turaza kugerageza. Ntago ibyishimo byabura turi muri Kristo Yesu. Umuririmbyi yaravuze ngo abari mu mababa y'Uwiteka naho isi yahinduka abo bo barashinganye cyane. Mpamya nashidikanya ko dushinganye kubera ko turi mu mababa y'Imana. Reka turirimbane umuririmbyi wa 70 mu ndirimbo z'agakiza. Umuririmbyi wa 70 ndimo ndabana nawe muri iyi minsi, ariko ku mutima arimo arankora ku mutima. Reka gutinye biza kubaho, Imana izakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda nubwo uwo mutwaro uremereye, Imana irakurinda. Ibyago biri mu nzira ucamo, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana imenya ubukene bwawe, Imana irakurinda. Komeza ubane n'Imana gusa, Imana irakurinda. Imana iraturinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraduhaza amahoro. Imana iraturinda. Kandi ubwo uzaca mu bikomeye, Imana izakurinda. Uyimenyesha ibikubabaje, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda.
turirimbye umuririmbyi mwiza uvuga ngo Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo kandi Imana iraduhaza amahoro. Turi guca mu nzira zigoye, turi guca mu nzira z'inzitane, turi mu gihe cy'ibigeragezo by'uburyo bwinshi, turi mu gihe cy'intambara, turi mu gihe kitoroheye umukristo mu rugendo, turi mu gihe turi guhura na ba Porowoni, turi mu gihe duhura na ba Sanibarati na ba Tobiya na ba Geshemu, ariko dukwiye gukomera kuko Imana iravuze ngo iraturinda. Ntabwo ikurinda kuwa mbere ngo kuwa kabiri kwihorere, nta nubwo ikurinda kuwa kabiri ngo kuwa kane kureke, ahubwo ihera ku itariki ya mbere y'ukwezi kurinda ikaminura ukwezi Imana ikurinze, ugatangira itariki ya mbere z'ukwa mbere ugasoza umwaka Imana ikikurinze. Imana nihimbazwe. Twabonye Imana, nabonye Imana ku ruhande rwanjye, nabonye Imana igenda, nabonye Imana intura umutwaro, nabonye Imana induhura nari ndushye, nabonye Imana yikoreye ibyaha byanjye byose, nabonye Imana igira impuhwe n'urukundo, nabonye Imana igira imbabazi n'ibambe, nabonye Imana yita ku muntu utagira shinge na rugero, nabonye Imana ivuganira umuntu, nabonye Imana, haleluya, nabonye Imana, sinzi uko ndi bubivuge, ariko nabonye Imana. Nabonye Imana iha umuntu imiryango atari uko idahari, ahubwo ihari yaradutereranye. Nabonye Imana itanga imiryango, umuntu akaza ntacyo mupfana, nta naho muziranye, akakubwira ngo nkwishingiye kukubera mama, nishingiye kukubera papa, nishingiye kukubera mukuru wawe, nishingiye kukubera murumuna wawe, nishingiye kukubera inshuti. Nabonye ibihumuriza, ndavuga nti ibi bintu Imana ijya ibikora. Niyumvishe nkaho Mariya Roza wa kera apfuye, numva haje undi Mariya Roza mushyashya. Ndavuga nishimwa Yesu, kuko ni Imana igirema imiryango yananiwe, ni Imana igirinda umuntu umugabo yagiye, ni Imana igishyigikira umuntu. Nabonye Imana, sinzi uko navuga Yesu, ariko reka nongere ninginge badusomere ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Zefaniya, ibice byaho ni 3 n'umurongo wa 17, mudusomere. Haranditse ngo Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza, izakwishimana inezererwe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Amen. Wakongera ukansubiramo tukagendanaho gato. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere. Amen. Avuze ijambo rikomeye, aravuze ngo Uwiteka Imana yanjye iri muri njyewe imbere. Ntabwo Imana iri iruhande rwanjye, ntabwo Imana iri inyuma yanjye, ahubwo Imana iza muri byose. Ni Imana, haleluya, ni Imana iri muri njye. Ni Imana ifata ibyapfuye cyangwa se ibyanutse, Imana ikabiha ubuzima. Ni Imana ibona ibidafite ishusho, ni Imana ibona ibidafite ishingiro ikabihereza ishingiro. Ni Imana ikura hasi yarangiza ikazamura ikaba mu muntu. Haleluya. Ni Imana iba, sinzi ukuntu ndavuga Imana iba mu muntu. Ni Imana yimura ibitavuga Imana ikahashyira ijambo ry'Imana. Ni Imana yimura amarira. Haleluya. Ni Imana yimura agahinda, ni Imana yimura igikomere, ni Imana yimura inzara, ni Imana yimura kwizungurukaho, ni Imana yimura umusozi. Ni Imana iri muri twebwe. Imana ishimwe. Ni intwari kandi irakiza. Haleluya. Izakwishimana inezerewe, izakwishimana inezerewe. Amen. Izaruhukira mu rukundo rwayo. Haleluya. Izakunezererwa iririmba. Imana ishimwe. Imana ni inshuti nziza, Imana ni urukundo yemwe, Imana ni umubyeyi, Imana ni data wa twese mwiza. Iyo mpageze numva kuvuga Imana bindenze, nkumva kuvuga Imana ntabona uko nyivuga, numva ntabona uko nyishima, numva ntabona uko mvuga ubwiru bwayo, kuko
kuko n'Imana itwishimira iyo twakoze neza, n'Imana ituvuga. Imana yanjye simbizi, ariko n'Imana ifata ibidafatika ikabigira ibifatika, n'Imana ifata ibitari biremetse ikabirema, n'Imana ifata umuntu wari wanzwe cyangwa utawe ujugunywe, Imana ikamuhindura amateka y'ubuzima. n'Imana nge niboneye ku giti cyanjye, n'Imana ntumvanye abandi, n'Imana nabonesheje amaso, n'Imana ndayishimiye yumve irahera hayo nkuko iri muri twe, n'imbaraga zayo zidukoreramo akaba ariko zingana. n'Imana igibana natwe induru zivuze ku misozi. Nshimiye Yesu ko ari inshuti nziza. Reka muri uyu mwanya, muri iri jambo rihumuriza umuntu wese wari wihebye, umuntu wese wari ubuze uko agira, umuntu wese witegerezaga akabona bimucanze, umuntu wese wabonaga nta shusho ry'ubuzima rihari. Reka mvuge ngo umuntu wese wari uri mu kibazo, Imana imwishimire, cyangwa se Imana ibe muri we, ineza y'Imana igume muri we. Hari abamama barushye, ariko hari Imana ikuraho umutwaro. Hari abapapa barushye, ariko hari Imana ikuraho imitwaro. Hari abana b'abakobwa barushye, hari Imana yomora inguma. Imana ihimbazwe. Uwavuga iby'uyu mugabo ntago yazabirangiza, ariko nshimiye Imana ko ari data wa twese mwiza. Imana yandwaniye urugamba, Imana irarurwana irugeza ku musozo. Nabonye Imana imvuganiraho nta kwivuganira, nabonye Imana indengera, nabonye Imana imvugaho ijambo ryiza, nabonye Imana inyimana, nabonye Imana. Nawe ubona Imana, nawe wumva Imana, wongera usubizwemo ibyiringiro, wongera usubizwemo imbaraga, wongera ukomera umutima. Nabonye Imana ikomeza abantu umutima, nabonye Imana iha abantu imbaraga, abacitse imbaraga. Nabonye Imana yongerera ibihe abari babuze ibihe byo kwizera. Nabonye Imana isura ubwoko bwayo mu buryo butandukanye. Nabonye Imana insura nihebye, numva kubaho kwanjye birangiye, numva umwanzuro ari ukwiyambura ubuzima. Nabonye Imana impubuzima, nabonye Imana ingarukaho, nabonye Imana ingarukanira imbabazi nyinshi. Ntabwo Imana izava mu ijuru ngo tuyibone, ahubwo Imana tuzayibonera mu bantu. Nabonye Imana ica mu bantu benshi batandukanye. Nabonye Imana ikoresha abantu bambwira ngo barankunda. Nabonye abantu Imana ikoresha bambwira ngo mwana wanjye. Nabonye abantu benshi bavuga imirimo y'Imana. Hari uwampaye imirimo y'Imana numva ndatangaye. Nabonye Imana ikura umuntu hasi ikamuzamura, ikamuhindura amateka y'ubuzima. Rero ntucike intege, komera dukomezanye, urugendo ruracyakomeje. Ariko hari umuririmbyi ujya ukunda kuvuga, no umumama umwe wamundirimbiye numva ankomeje umutima. Yaravuze ngo Sanibalati na Tobiya na Geshemu ntibabuze ngo barwanye uyu murimo, kuko tuzawuhemberwa. Nshuti komeza wubake, kandi inkike zizuzura, ndetse ubwiza bwiza mbere buzarusha ubwiza nyuma. Ayo majwi wumva imbere ntakubuze gukomeza, nubwo intare ziziritse wikangwa n'umutontomo. Ntutinye muvandimwe, ntukangwe n'igicuku cya nyuma. Inkoko yabika itabika, humura gucya ko buzacya. Hari igihe uba mu gicuku ukabona ntikizacya, ukaba mu mwijima ukabona uyu mwijima ntuzigera ubonekamo umucyo. Hari igihe uba mu buzima ukabona ni wowe ubuzima burangiriyeho, ukabura icyerekezo cy'ubuzima, ukabura itangira ry'ubuzima, ukabura n'iherezo ry'ubuzima. Ariko
ngo dushimiye Yesu ujya utanga igitondo cyiza cy'umugisha, agatanga igitondo cyiza cy'ihumure, agatanga igitondo cyiza cy'amahoro, agatanga igitondo cyiza cyo kunezerwa. Nabyutse umunota umwe nsanga Imana itanze igitondo cyiza cy'umunezero. Imana nihimbazwe. Rero tukiri muri uru rugendo, hari undi nawe wampaye agatekerezo, arambwira ati Marie Rose, komera urugendo, komeza intambwe muri iyi nzira, nubwo bimeze bityo hari ikintu Imana ibizakora, hari andi mahirwe Imana ibigiye kurema nanone mu buzima bwacu. Arambwira ngo umusazi umwe ari kugenda mu nzira, ariko ngo ageze mu nzira ngo arakebuka areba inyuma, ngo arebye inyuma abona ngo ntago yagenze neza cyangwa se inzira yayigoretse. Aravuga tuzi ko nagenze nabi, aravuga yigira inama ngo reka nsubire inyuma nongere ngiye gutangira ngende neza. Mukristo muvandimwe, dusangiye urugendo rujya mu ijuru, ongera usubize amaso inyuma aho wagenze nabi, uko wavuze, uko wakiraniwe. Nanjye ndi mu bantu bajyaga bicara nkumva kubaho kwanjye birutwa no gupfa, nkumva kubaho ntacyo bimariye, nkumva ndiyanze, nkumva mbuze ibyiringiro muri nge. Ariko nsubije amaso inyuma ndavuga ngo ese kuki abandi bari gupfa ngewe nkasigara? Ese ko ndi kubona ubuzima, abandi ubuzima buri kwanga, twebwe ubuzima bukaba burimo buragenda? Ese ngenda ntekereza kuri ibyo, ndavuga ngo haracyari ibyiringiro, haracyari andi mahirwe, reka nkomeze imbere, urugendo ruracyakomeje. Nubwo abaturwanya n'ibiduhiga n'ibitugerageza bihari, ariko Imana iri mu ruhande rwacu. Rero reka dusenge. Wowe wumva utameze neza, reka nongere ninginga Imana ngo Imana iguye kumera neza. Wowe wumva byanze, reka Imana yongere gucira inzira. Newe watakaje ibyiringiro, Imana igusubizemo ibyiringiro. Newe wabuze ukugira, Imana iguye kugira ukugira. Ineza y'Imana igwire muri wowe. Mana yo kwizerwa, Mana y'imbaraga, Imana y'urukundo, se umwami wacu Yesu, turagushimiye ko amaboko yawe ari magari. Turagushimiye kuri Imana izikurera kandi gakuza. Turagushimiye kuri Imana itanga kubyara ukaduha no guheka. Turagushimiye wakoze byinshi mu ruhande rwacu, wagize neza. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Muri uyu mwanya Yesu ndasenze cyane, bantu barwaye nubakize. Sengeye Feza muri uyu mwanya, mukize mu izina rya Yesu. Buri mbaraga yari muhagurukiye nuyirwanye mwami Yesu. Ningingiye abari kwa muganga bafite ibibazo by'uburyo butandukanye, abafite inguma z'umutima, abananiwe kuyakira, mwami Yesu. Twese muri rusange nusura imitima yacu, ibihumuriza n'ibineza neza, reka byongere bigwire muri twe. Turengere kandi uturwanirire, utubere gikurikirana, utuvugane aho tutakwivuganira. Mana twe twisobanuye twakwisobanya, ariko mwami tuvuganire mwami, uducire inzira, utuvugire muri byose. Ngaho tubere ingabe dukingira. Urakoze urakarama, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Marie Rose, Karame. kangushimire cyane. Murakoze cyane. Nje naringezeyo ariko kanongere kandi ngaruke. Hanyuma ndagushimiye cyane ku butumwa bwiza utugejejeho. Amen. Ndetse n'ijambo ryiza ry'ihumure. Amen. Wowe wihebye, wowe wumva ejo hawe hazaza hatari heza, Yego. icyizere kirahari. Amen. Gucya ko ugomba gucya. Amen. Byakanga byakunda, nyuma y'ibibazo byose unyuramo ubuzima bugira ate buracya. kandi bukanakomeza neza. Amen. Hanyuma rero hari abantu baba bifuza nko kuba bakuganiriza, bakumva bifuza kuganira nawe cyangwa se kuba bakorana nawe. Ni nkuko ashobora kuba yakifuza ngo rwose umubyeyi yavuze ibintu byiza, reka nkanda akanyenyeri. Yambona kuri 078 078 99 99 28 58 4. Yesu rero umuntu waba yifuza gutanga igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ubundi bufasha, no kuri yamagara kuri izo nimero ziri hasi rwose, ubundi agatanga support uko ashobojwe. Rero tubashimire cyane mwebwe mwese mudahema gukurikirana Rafa TV. Ibiganiro byacu nakagaruka, Imana ikomeze ibandebere icyoroshe, kandi mwebwe mutarakora subscribe muyikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho ku gihe kandi neza. Mukomeze musigarane amahoro y'Imana. Amen. Amen.